Yesu nashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu, abari mu Rwanda, abari hanze, abadukurikirana mwese, Yesu nashimwe. Rero uyu ni wa mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana, mugiye kurigezwaho nanjye Egidia, njyewe tugiye kubana kugira ngo tuganire imirimo y'Imana n'ibitangaza Imana ikora. Rero uyu mwanya tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, y'ijana na makumyabiri, muri Zaburi 125 haravuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amena. Bene data, dusangira ijambo riravuga ngo kwiringira Uwiteka. Reka tubanze dusenga Imana, hanyuma tubone gusobanura kuri iri jambo umwuka w'Imana yampaye kugira ngo tuganire. Yesu nabahe umugisha. Uwiteka Imana ikomeye ituye aheraho mu ijuru, turagushimye kuri iyi saha, turagushimiye ko wateguye ko twongera kumva ijambo ryawe. Ijambo ryo dusomye aka kanya iravuga ngo abiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo iteka uhora uhamye. Nanjye ndakwinginze databuja rero kugira ngo uyu mwanya tuguhanga amaso kandi tukwiringire, kuko tumenye neza ko ukwiringiye nta kibazo na kimwe azagira. Natwe rero databuja uyu mwanya mwiza uduhe kuguhanga amaso kandi uduhe kukwiringira. Reka buri muntu wese wumva iri jambo rimugirira akamaro, kandi buri muntu wese yongere kuguhanga amaso kandi akwiringire. Byose tubyatse mu izina rya Yesu. Amena. Bene data rero iri jambo ndarikunda cyane cyane. Iri jambo rivuga ngo uwiringira Uwiteka ngo ameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Haleluya. Kwiringira Uwiteka, iyo wiringiye Uwiteka nta gukorwa n'isoni. Iyo wiringiye Uwiteka nta ushobora kunyeganyezwa, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Uwiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni. Iyo wiringiye Uwiteka ntago aguhemukira. Iyo wiringiye Uwiteka nta kibazo na kimwe ushobora kugira, kuko wiringiye Uwiteka. Ngabo bameze nk'umusozi Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa, ahubwo iteka uhora uhamye. Nanjye mwene data ndakwinginga kugira ngo wiringire Uwiteka. Muri iyi minsi umuntu yiringira umwana w'umuntu, ariko umwana w'umuntu araguhemukira. Umuririmbyi yaravuze ngo umuntu yiringira umwana w'umuntu, mukavugana mugasezerana, ariko ejo akaguhemukira. Umuntu arakubwira ngo ejo nzaguha amafaranga, wagiye kumurira mu gitondo akakubwira ngo nabiretse. Umwana w'umuntu uramwiringira ukamuguriza amafaranga yawe, ejo wajya kumureba akakubwira ngo ntago wayampaye, kuko ni umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu rero umuhanga amaso, ariko ejo akagutenguha mwene data. Ariko uwiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo wiringira Uwiteka. Nanjye ndakwinginga mwene data, reka kwiringira umwana w'umuntu, reka kwiringira iby'isi. Iby'isi urabyiringira ejo bikagutenguha. Uriringira imodoka ejo ukajyamo ikakugusha warayiguriye. Uriringira inzu yawe ejo umutingito ukaza ukayisenyura nyamara warayiyubakiye. Ariko ngo wiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Iyo wiringiye Uwiteka uba ukomeye, niyo hazi icyumva kitakunyeganyeza, kuko wiringiye Uwiteka. Uwiteka rero ni inkingi ikomeye. Iyo umwiringiye umuhanga amaso nawe akakumvira. Iyo umwiringiye uramubwira akakumva. Iyo umwiringiye uramubwira uti nyamuneka uri hehe, akaza. Nshuti yanjye, iringira Uwiteka, kuko uwiringiye Uwiteka ngo ntago azakorwa n'isoni. Uwiringiye Uwiteka ntago amwara. Uwiringiye Uwiteka ntago isi mwota. Uwiringiye Uwiteka akamuhanga amaso amubera byose.
nshuti yanjye ndakwinginze kugira ngo ukure amaso ku bana b'abantu, kugira ngo ukure amaso kuba wari wiringiye uyu munsi hari abagukomerekeje, uyu munsi hari abo mwasezeranye baragutenguha, uyu munsi hari abo wabwiye ibyawe babitse ibanga barangije bararimena, uyu munsi hari abo wiringiye kuko wari uzi ko ari inshuti zawe ariko baraguhemukiye nshuti yanjye. Ariko dufite Yesu, niyo mpamvu ijambo ry'Imana Zaburi 125 bavuga ngo uwiringira Uwiteka, haleluya, ngo ameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo iteka uhora uhamye. Nanjye mwene data ndakwinginga kugira ngo duhange amaso Uwiteka, kugira ngo twiringire Uwiteka. Ibyo uri mu uyu munsi ubona byari bigukomereye, ndabizi neza hari uwo wagiye kubwira muri iyi minsi, hari uwo wagiye gutura ikibazo muri iyi minsi, arakumva ariko ntiyagira icyo akumarira. Ariko humura, hari ijambo ry'Imana, hari ihumure rije muri uyu mwanya riri kuvuga ngo humura, ngo kuko abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo ntabwo bashika n'umunsi warimwe kunyeganyezwa. Nubwo uyu munsi ushobora guhura n'ikibazo, ariko humura kuko Uwiteka yaravuze ngo umeze nk'umusozi Siyoni, ngo kandi utabashika kunyeganyezwa. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu be. Mu bantu be rero nawe urimo, mu bantu be yaremye nawe urimo. Humura n'ibyo byose biri kukuzenguruka, ariko Uwiteka arakugose. Ngo niko Uwiteka agose abantu be, arakugose mu bibazo urimo, arakugose mu bigerageza urimo, arakugose mu kuburara, arakugose mu nzara ufite, arakugose mu bigerageza ibyo ari byo byose. Humura, uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu be. Humura rero, hanga amaso Uwiteka, humura data azakurengera. Ntago yagutererana n'umunsi wa rimwe, ntago yagutenguha n'umunsi wa rimwe, kuko niko yavuze ngo uwiringira Uwiteka. Ijambo ry'Imana rirongera rikambwira ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe, ngo ariko uwiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni. Ndakwinginze uyu munsi, we wari ufite ibyo wiringiye, kwinginze uyu munsi wari ufite umuntu waruhanze amaso wumva ko ari we gisubizo cyawe, ariko hanga amaso Yesu wo mu ijuru, ntago azagutererana. Haleluya. Njya nibuka rimwe najyaga numva ko bitashoboka, nkumva umuganga arankunda cyane, nkumva ntago byakunda yuko byaba ngombwa ko nawe yagira intege nke z'umuntu, kuko nari muhanze amaso nkumva ko bitakunda. Ariko kuko ari umwana w'umuntu, kuko yambaye inyama n'amaraso, kuko yambaye umubiri, byabaye ngombwa yuko nawe intege nke za muntu ziza. Ndangije mbona yuko kwiringira Uwiteka ari byo byonyine bifite akamaro. Kwiringira Uwiteka ni utagusiga, kwiringira Uwiteka uri mukagura mubwira akakumva, kwiringira Uwiteka uramubwira ngo rero umbere data akakwemerera, kwiringira Uwiteka uramubwira ngo dore ndaburaya akabyumva, kwiringira Uwiteka umubitsi ibanga akaribika, kwiringira Uwiteka ni byose. Haleluya. Nukuri rero ijambo ry'Imana ngo hahirwa umpungiraho, uhahirwa umpungiraho. Iyo uhungiye kuri Uwiteka nta kibazo na kimwe wagira. Niyo mpamvu ariho ngo ngwino nsange, wamara kumusanga akakugotesha amaraso yiwe, akakurinda, akakugota, kuko ngo niko imisozi igose Yerusalemu, ariko na Yesu arakugose. Ndakwinginze kugira ngo data wo mwijongere kukugota iri joro, Uwiteka ongere kugota uyu mugoroba, Uwiteka ongere kukugota aya manywa, yongere kugugotesha amaraso yiwe, abamarayika biwe bongere kukugota. We wumva gucitse intege, we wumvaga byanze, we wumvaga wabirambiwe, we wumvaga wabivamo, ariko humura. Ijambo ry'ihumure ryongeye kumanuka aka kanya, iravuze ngo humura, abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo iteka uhora uhamye. Haleluya. Nibuka igihe kimwe, hari igihe amajwi yazaga mu matwi yanjye, nkajya kumva nkumva umuntu arambwiye ngo ariko urabizi neza ngo mu kibaho yabyaye uwundi muhungu. Nkavuga ngo nta kibazo, ngo haracyari ibyiringiro, ngo kuko Uwiteka angose, kuko Uwiteka ari kumwe nanjye mfite icyizere, mfite ibyiringiro yuko nanjye data wo mu ijuru azabana nanjye. Rero ndakwinginga mwene data, shikama ku Uwiteka, uvuga ngo icyonzi cy'Uwiteka arangose. Haleluya. Nubwo ufite ibibazo uyu munsi, uvuga ngo ari ku Uwiteka arangose, kuko
kuko Uwiteka ni umuhanga amaso nta kibazo na kimwe uzagira. Uwiteka ni umuhanga amaso nta bigeragezo bizajya biza ariko mvya ni ibisanzwe, kuko uvuga ngo ndabizi neza kuko hari ijambo ryanditse muri Zaburi 125 rivuga ngo kuko Uwiteka angose. Haleluya, ngo kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye ngo nta kibazo na kimwe nzagira. Nanjye databuja rero ndamukunda cyane, ni umugabo mwiza, ni intwari mu ntambara, ajya seruka. Nawe ndakwinginze umuhanga amaso, umwiringire uyu munsi, umutumbire, umubwire ibyawe, ibyo wumvaga byari bikuvunnye. Aho kugira ngo ufate telefoni ujye guhamagara umuntu umubwire ngo uri hehe, uramuhamagara akaza, umubwire ibyawe ajya kukuvaho yamaze kubibwira nk'abantu 10. Nyamara wari uzi ko message ari uyihaye wenyine ugira ngo umubwire wumve ko waruhuka. Ariko nshuti yanjye muvandimwe, tumbira Yesu, mugira inshuti yawe, bari we wenyine gusa wiringira, ntago azakuvamo. Ibyawe niwumva byakuremereye byakubanye byinshi, jya ujya mu nzu yawe upfuka mubwira Imana, uyibwire ngo data, ngo ndumva ibintu byandemereye. Umuririmbyi yararirimbye ngo nimuze mwenyine twihererane. Haleluya, ngo munsanga ahantu hatari abantu, ngo kuko imiruho n'urusaku bibarembeje. Ariko nkunda data wo mu ijuru, ni umugabo mwiza, ni umubyeyi mwiza utajya udutererana. Ngo nawe rero mwene data, niwumva byakurambiye, niwumva byakuremereye, niwumva ufite ibibazo byinshi, nawe jya wihererane na Yesu. Aho kwihererana n'umwana w'umuntu ejo ngakuvemo ibyo wamubwiye abivuge, ahubwo ihererane na Yesu maze umubwire ngo ndaje, umubwire ibyawe byose, umubwire ibyari bikubabaje, umubwire ibyakuvunaga, maze nurangiza uvuge ngo ndabizi neza yuko imisozi igose Yerusalemu, nanjye Uwiteka aka kanya arangose, kuko ni ijambo ryiwe ryabivuze, kuko ndabizi neza ntago abeshya, ndabizi neza ijambo avuze araririnda. Nawe ndakwinginze uyu munsi ugira ijambo uhagararaho muri wowe, ugira ijambo rikubaka, ujye ugendana ijambo rivuga ngo uko Uwiteka agose imisozi Yerusalemu, ngo niko nanjye uyu munsi angose. Kandi Uwiteka kuko muhanze amaso, ndabizi neza katazantererana, kuko muhanze amaso iyi nzi zishyurwa, kuko muhanze amaso ishuri rizishyurwa, kuko muhanze amaso ndabizi nubwo mburara uyu munsi ariko nzarya, ndabizi neza ko nubwo umunsi ntafite akazi ariko ejo nzakabona, ndabizi neza nubwo ntafite urubyaro ariko ejo nzabyara, kuko Uwiteka muhanze amaso, kuko Uwiteka ari inshuti nziza, kuko Uwiteka umwiringira ntagukoza isoni. Nshuti muvandimwe, ndakwinginze nawe gira Yesu inshuti yawe, kura ubushuti ku bana b'abantu, kwiringira abantu byihorere, ahubwo amaso yahange ku mwami wawe. Ni ukuri ntagatererana, ni ukuri ntagahana abantu biwe. Ndakwinginze muvandimwe, hanga amaso Yesu, umutumbire, nawe ntago azagutererana. Rero nshuti yanjye muvandimwe, wowe uri kumvira ijambo ry'Imana, ndakwinginze kugira ngo ugire nyambere umwami wacu, kugira ngo Uwiteka umubwire ngo ndahari, naje. Najyaga niringira abantu, najyaga mbahanga amaso, najyaga mbwira umuntu ikibazo atagikemura nkumva ndababaye, najyaga mbwira umuntu ibanga narangiza nkumva nabandi nkumva ndababaye, ariko nurangiza uvuga uti oya, noneho nabimenye. Haleluya, nabimenye yuko ari wowe nshuti ya mbere. Yesu ni inshuti y'akadasohoka, Yesu ni inshuti y'amagara, Yesu ntago yagutererana, Yesu ni umugabo w'abapfakazi, Yesu ni se w'imfubyi, Yesu yita ku batagira shinge na rugero. Nawe ndakwinginze mwene data, hanga umwami wawe amaso, mugire inshuti yawe, mugire inshuti yawe ya bugufi, kwa kundi wumva wakabakaba umuntu mwegeranye ukamwumva, nawe mugira inshuti yawe. Muhanga amaso rero azakurengera, muhanga amaso, humura ntacyo uzaba, humura Uwiteka arakuzi kandi aragukunda. Niyo mpamvu uyu munsi iyi saha hamanutse ijambo rivuga ngo Uwiteka uko agose imisozi Yerusalemu ngo nikagose abantu be. Muvandimwe, humura nawe arakugose, mfubyi humura Yesu arakugose, mupfakazi humura Yesu arakugose, wowe uri mu bibazo ibyo ari byo byose humura, ntago yagiye kure yawe, humura aho ngaho uri, humura arahari, n'ibyo urimo kunyuramo byose arabizi, arimo arabibona. Humura, humura, muhanga amaso kuko arakugose.
kandi ngo uwumwiringiye ntago azakorwa n'isoni. Humura ntago isi izakota, humura nubwo baguhaye pirive ntacyo uzaba, humura nubwo imusi waburaye ejo uzarya, humura niko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuhanga amaso uwiringira Uwiteka ntago azakorwa n'isoni. Haleluya, ntago azamwara. Ndabizi neza uwiringira Uwiteka ntago amwara. Nibuka igihe kimwe naramubwiye ngo nanjye nzaguhanga amaso sinzakuvaho, ngo nimba hari ingororano wahaye abihanganye, nimba hari ingororano ko kujya utanga ugaha umuntu wihanganye, ngiyo nanjye uzayimpeho kandi nzayakire. Rero nanjye namuhanze amaso ndabibona, n'uyu munsi muhanze amaso, hari ibingoye, hari ibimbangamira, ariko nanjye muhanga amaso, kandi Uwiteka n'ukuri ntago ajya atererana abantu be. Nanjye ndakwinginze rero muvandimwe, gira Uwiteka inshuti yawe, gira Uwiteka umuntu we wabugufi, umuhanga amaso, ntago azagutererana kandi arakugose. Rero bavandimwe, dusangiye urugendo rujya mu ijuru, tukiri ku isi, tukiri muri isi y'ingorane, tukiri mu isi y'uburwayi, tukiri mu isi y'intambara, ariko umenye ijambo ryanditswe ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Nawe rero humura, arakugose kandi Yesu ntago azagutererana. Humura, Data wo mu ijuru arahari kandi yiteguye kukugirira neza. Rero nshuti bavandimwe, twabanye muri uyu mwanya, twaganiraga ijambo ry'Imana. Ndakwinginze ngo humura, Uwiteka arahari kandi akubereye maso, nta kibazo na kimwe uzagira, uzanesha. Rero umwanya twe twateguye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana urangiriye ahangaha, naho ubutaha. Yesu abaho umugisha, turabakunda cyane kandi mbifurije ko tuzajyana no mu gihugu cyo mu ijuru. Bye bye.